icyaha kigira ingaruka mwene data. Hunga icyaha, hinga urupfu. Icyaha kizana urupfu. Ukaba wicaye mu rugo ariko ubizi neza ko hari uwo warukuyemo, ukaba uri mu kazi ariko uzi ko hari uwo wagambaniye akakavamo kakajyamo, bigira ingaruka. Ukaba uri gukoresha diploma ariko ubizi neza ko ntayo wakoreye, perimi ufite ubizi neza ko atari iyawe, ibintu byose uhagazemwo uzi ko nta kuri kurimo, bigira ingaruka. Hunga icyaha kigira ingaruka. Va mu cyaha kigira ingaruka. Wubatse inzu ariko uyiriganya, buri byo wayibonye, uburyo wayinjiyemwo, ujya no gutanga ituro mu rusengero, uvuga ko Imana yakugire neza, kandi mu by'ukuri uzi uburyo wageze muri ibyo bintu urimo. Hunga icyaha kigira ingaruka. Ibyaha Imana irabyanga, hari ingaruka y'icyaha. Nimureke twizere Imana tuyikorere. Hari amabwiriza y'urugendo, hari amahame, hari kondisiyo, hari icyo Imana igushakaho. Kuba mu Mana bigira kondisiyo, hari uko wifata, hari umwifato wa Gikristo. Pawulo yarabivuze abibwira Abaroma mu bice bya 12, avuga ngo bene data ndabinginga, ntimwifate uko mutari, nimwifate uko mutari, ngo ahubwo muhinduke rwose. Imana ishimwe, Imana ahabwa icyubahiro cyane. Ndashima Imana yacu, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Ndayishimiye muri iki gitondo, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro, igitondo cyo guhura n'Imana. Imana rero ihabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia nk'uko bisanzwe. Ndashima Imana y'amahoro, Imana yacu ihabwa icyubahiro. Bazaniye ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'ubwenge, ariko mbanje no kubasuhuza mwese abadukurikirana, abo turi kumwe, abadushyigikiye, abadusengera, abadufashe amaboko. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Njya nibuka ijambo Imana ifata ihagurutsa Mose, ngo arwana ari ku rugamba, ari kurwana, ariko ngo byageraho kananirwa, ngo maze bakamufata amaboko yananiwe, bakamufata amaboko. Bigaragara ngo urugamba nta muntu urujyaho wenyine. Iyo turi mu murimo w'Imana tuba turi ku rugamba, tuba turasana na Satani, tuba tumurasa. Iyo duhagaze aha, iyo tuvuga inkuru nziza, Shitani ntabwo yishima. Ariko rero mwese abadusengeye, abadufata amaboko, Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha pe. Turabubasabira kandi ndizera neza ko mubibona, kuko uyu ni umurimo mugari wo kubwiriza abantu ngo bave mu byaha, wo kubwiriza abantu ngo bakomerere ku Mana, wo kubwiriza abantu ngo bayikomezeho. Nta handi hari ubuhungiro uretse kuwiteka. Nta handi uzakubwira ngo hari ahandi. Ikintu waburira mu nzu y'Imana nta handi wagikura, nta handi wagikura. Ntibazakubeshye. Ibintu byose dukeneye kuri iyi si biba mu nzu y'Imana. Inshuti zacu rero tubifurije igitondo cyiza, inshuti za Philadelphia, abakunzi ba Kristo mwese, Imana ikomeze kubagirira neza. Ndashima Imana cyane mu gitondo, ndashima Imana kuri uyu munsi, ndayishimiye cyane kubwo kugira neza kwayo. Mbazaniye ijambo ry'ubwenge bivuga ngo hari ingaruka y'icyaha. Ubwire mugenzi wawe ngo hunga ingaruka y'icyaha, tinya icyaha. Nukuri mujye mureka tubwire abantu bahunga icyaha. Nubwo tuvuga ngo turikiri kuri iyi si ngo ntabwo twaba bakiranutsi, ngo iyi si iratugoye. Nibyo, isi iratugoye, ariko tugerageze duhunga icyaha. Hari ingaruka y'icyaha, hari ingaruka y'icyaha. Yesu yaravuze ngo basigiye amahoro isi idatanga. Urumva ukibaza, ese oya mahoro Yesu yasize ko ndi umukristo ubu nyarimo? Ariko yarimo. Hari amahoro adatangwa n'isi, hari amahoro isi idatanga, hari amahoro isi itaguha, akazi kataguha, amafaranga ataguha, ababyeyi bataguha, ariko atangwa na Yesu. Rero iyo uhunga icyaha, iyo utinya icyaha, ayo mahoro yabamo. Iyo utinya icyaha, iyo wirinda icyaha, ayo mahoro urayabona, kuko kenshi turayumva ariko hari abatayabona. Ariko amahoro Yesu yasize
hari abayarimo, hari abayabamo bakayabamwo, niyo baba badatunze amafaranga menshi bakayabona bakayararamo. Hari ibyo baba bakeneye niyo baba batarabibona, ayo mahoro baba bayafite, kuko ni amahoro Yesu atanga ngo atagira akagero, ngo ntajya arondoreka. Ariko abonwa ate? Uyageramo ute? uyabamo ute? yutinya icyaha. Rero nje kubwira ngo hunga icyaha, hari ingaruka y'icyaha. Hunga icyaha, hari ingaruka y'icyaha. Mu Kristo mwene data, hunga icyaha, hari ingaruka y'icyaha. Imana ishimwe. Reka twifashishe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, turahera ku bice 27. Ni ibice 27, turahera ku murongo wa 24. Aramubaza ati, uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati, ndiwe. Imana ishimwe. Uyu ninde? Aramubaza ati, uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati, ndiwe. Ninde wabazaga? Ni Isaka. Isaka yari se wa Esawu na Yakobo. Isaka yari umwana wa Aburahamu, yabyaye mu bitangaza by'Imana, nawe aza kubyara abandi bana. Ariko Bibiliya irabaza ngo, uri umwana wanjye Esawu koko? Undi aramubwira ati, ndiwe koko, ndi Esawu. Ariko ntabwo yari we. Uwo yabazaga yari Yakobo, umuvandimwe wa Esawu. Umutwe w'ijambo uravuga ngo hunga icyaha, hari ingaruka yacyo. Hunga icyaha, hari ingaruka yacyo. Hanyuma amaze kumubaza, amaze kumubaza, umurongo wa 28 havuze ngo iki? Nuko Imana iguhe umugisha, iguhe ikime kiva mu ijuru. Arashaka kumuhesha umugisha. Isaka agiye guhesha umwana we Esawu umugisha, kandi si we ni Yakobo. Atangiye kumwaturiraho umugisha wa kibyeyi. Nuko Imana iguhe ikime kiva mu ijuru. Iguhe ikime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka, n'imyaka y'impeke nyinshi na vino nyinshi. Amoko agukorere, amahanga akwikubite imbere. Utware bene so, bene nyoko bakwikubite imbere. Uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Aya ni amagambo Isaka ari kuraga, ari guhesha umugisha umwana we Esawu. Ariko uyu ni Yakobo uribwirwa, ari kuriganya mwene se umugisha. Aramubwira ngo Imana iguhe ku kime cyo mu ijuru. Ari kumwaturiraho umugisha. Bibiliya ivuze ngo iki? Ni umugisha Esawu ari guhabwa, ni umugisha Yakobo ahawe mu cyimbo cya Esawu. Ise akamuhesha umugisha azi yuko ari umuhungu we Esawu. Yakobo ariganije mwene se, amuriganije umugisha. Mwene data, aha Yakobo yariganije, ahawe umugisha mu cyimbo cya mukuru we. Njya nkunda kubwira abantu, igihe uzaba uri mu mugisha, ibyo witwita umugisha, igihe uzaba ibyo twita amahirwe, ukaba wicaye mu rugo ariko ubizi neza ko hari uwo warukuyemo, ukaba uri mu kazi ariko uzi ko hari uwo wagambaniye akakavamo kakajyamo, bigira ingaruka. Ukaba uri gukoresha diploma ariko ubizi neza ko ntayo wakoreye, perimi ufite ubizi neza ko atari iyawe,
ibintu byose uhagazemwo uzi ko nta kuri kurimo bigira ingaruka. Hunga icyaha kigira ingaruka, va mu cyaha kigira ingaruka. Wubatse inzu ariko uyiriganya, buri byo wayibonye, uburyo wayinjiyemwo, ujya no gutanga ituro mu rusengero uvuga ko Imana yakugire neza, kandi mu by'ukuri uzi uburyo wageze muri ibyo bintu urimo. Hunga icyaha kigira ingaruka. Ubu ni ubutumwa Imana yampaye kugira ngo wowe ubwumva ubu ugire icyo ukora, uhindukire uve muri ibyo. Hunga icyaha kigira ingaruka. Isaka ari gutanga umugisha azi ko ari kuha umwana we Esawu, ariko umugisha uri guhabwa Yakobo. Yakobo ari kuriganya umugisha wa mukuru we. Havuga ati Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru, peneso amahanga azagukwikubita imbere, azagupfukamire. Ayo yari amagambo y'umugisha ariko y'uburiganya. Yakobo ari kuriganya, ahawe umugisha ariko w'uburiganya. Mwene data, hunga icyaha kigira ingaruka. Hari ingaruka y'icyaha. Uri mu kazi wagezemwo, wagambaniye mwene se akavamo, wagambaniye umuntu akavamo ugashyiramo uwawe, birashoboka, bibaho. Ibintu urimo urabizi neza ko nta kuri uhagazemo, hunga bivemo, ihute, tebuka. Uyu ni umuburo w'Imana. Imana iragukunda, isi n'ibiyuzuye ni ibyayo, nta kitaguha. Yatanze umwana wayo w'ikinege, ntacyo itaguha. Yakobo yakiriye umugisha, yakiriye amahirwe y'ababyeyi, kuko nayabaho. Ababyeyi bajya baduha umugisha, bakaturaga umugisha, kandi nibyo biremewe, nta gitangaza kirimo. Bibiri bivuga ngo Isaka yarashaje, abwira umwana we Esawu, aravuga ati genda umpige, numara guhiga uze untekere inyama ziryoshye nzirye, hanyuma nguheshe umugisha, kuko ndashaje, ngiye kwipfira, iminsi yanjye yo kubaho irarangiye. Ngo nyina Rebeka abwira umuhungu we Yakobo, aravuga ati hari amagambo numvise isi avuga, none huta ugende aba ari wowe ubikora. Ufate ihene uzibage, uzizane nzigutekere, nurangiza wambara uruhu rw'ihene urushyire ku bikonjo, wiyoberanye. Ngo arabikora. Araza aravuga ati data, mvuye guhiga mpesha umugisha, nagutekeye. Ese aravuga ati mwana wanjye, ko numvijwe ari Yakobo, igira hino. Ngo yigira hino, amukozeho asanga ibikonjo ni Esawu. Yumva imyenda yari yambaye irahumura Esawu, amuhesha umugisha ariko uburiganya. Igihe cyose uzahagara mu bintu bitagira ukuri, nta mugisha uzabibonamo. Yakobo ahawe umugisha ariko suwe ni uwa Esawu. Hari ingaruka z'icyaha, hari ingaruka z'uburiganya. Ntukariganye, ntukariganye. Nkunda kubabwira ku mugabo witwa Yerobowamu. Yerobowamu ngo yariyoberanye, yabwiye umugore ngo niyoberanye, ngo niyoberanye. Hari abakristo biyoberanya, hari abakristo bariganya, akaba mu bintu abizi ko ari iby'uburiganya, kandi agasenga, gatanga amaturo, gatanga icya-10, agakorera Imana rwose, gafasha n'abakene, ariko ibintu byose birimo uburiganya bigira ingaruka. Icyaha umuti wacyo ni ukukihana ukakivamo. Niyo wakora imirimo mike ariko waretse icyaha, birahagije. Mwene data, ngo Yerobowamu abwira umugore ngo iyoberanye, hari umuhanuzi ugeze kuduhanurira ibyiza, ujya kumubaza ibibazo duhuye nabyo uko bizagenda. Bari barwaje umwana, ngo aragenda, ariko Imana iba yabwiye uwo muhanuzi witwaga Ahiya, ngo aramubwira ngo ndakubwira ibyo uravuga, ibyo urabwira umuka Yerobowamu, dore arwaje umwana. Ngo hageze aramubwira ngo nukubera iki wiyoberanije ukihindura undi mugore. Ntukiyoberanye mu Kristo, ntukariganye, ntukagambane, ntukice, ntukibe, ntugasambane. Ibyaha Imana irabyanga, hari ingaruka y'icyaha. Nimureke twizere Imana tuyikorere. Hari amabwiriza y'urugendo, hari amahame, hari kondisiyo, hari icyo Imana igushakaho. Kuba mu Mana bigira kondisiyo, hari uko wifata, hari umwifato wa gikristo. Pawulo yarabivuze abibwira Abaroma mu bice bya 12, avuga ngo bene data ndabinginga
ntimwifate uko mutari, ntimwifate uko mutari, ngo ahubwo muhinduke rwose. Yashakaga ko bahinduka kandi bagahinduka rwose, ntibahinduke ku mubiri gusa, ntibahinduke inyuma ngo bahindurwe n'idini, ahubwo bagahindurwa n'umwuka wera. Umuntu wuzuye umwuka wera ntariganya, umuntu wuzuye umwuka wera nta buriganya agira. Imana itugirire neza muri iki gitondo. Hunga icyaha kigira ingaruka, hunga icyaha kigira ingaruka. Urabizi neza ko iyo dosiye harimo uburiganya, urabizi ko uca imanza zitabera, urabizi ko ubeshya, urabizi ko mu kanwa kawe habamo ikinyoma, kandi uri umukristo kandi ukijijwe. Hunga icyaha kigira ingaruka. Imana ibwira umugore wa Yerobowamu, iravuga ngo genda ubwire Yerobowamu ngo nagukuye muri rubanda ndakogeza nguha ubwami. Mugenzi, Imana yakugiriye neza, iguha kwiga. Kuki wakumva yuko wajya mu kazi ukagira ugakuramo? Iyaguhaye kwiga izaguha akazi. Kuki wakumva ko wateranya bene so kugira ngo bakubererekere? Kuki wakumva ko wakora ibintu bibi kugira ngo ari bwo ubona amahoro? Oya, amahoro atangwa n'Imana. Ubuzima buturuka ku Uwiteka, amahirwe ava ku Mana. Niwiringira Imana, Imana ishobora byose. Hunga icyaha kigira ingaruka, hunga icyaha kigira ingaruka. Ntukagambanire mwene so, ntukifirize mwene so bibi. Mwene data, nje kukubwira ngo hunga icyaha kigira ingaruka. Turi mu minsi yo gukorera Imana, turi mu minsi yo kugira ngo dukizwe. Igihe watakaje kirahagije, igihe urimo nicyo kubaha Imana ukayubahisha. Ndagira ngo wubahe Imana, ukorere Imana, ujye mu nzu yayo ukizwe. Imana ifite byose, ibyo ukeneye byose biri mu maboko yayo. Reka dusome mu bice byaho 29 mu gitabo cy'Itangiriro. Uyu twasomye yuko Yakobo yarigarije umugisha wa mwene se Esawu. Esawu aramumenesha, ashaka kumwica, arahunga ajya kwa nyirarume witwa Labani. Agezeyo biba ngombwa ko abenguka abakobwa be bari babyara be, nta cyari kibujije ko yabarongora. Ngo atangira gukorera inkwano, atangira gushaka uko yabona inkwano ngo ashake mu bakobwa ba Labani. Murongo wa 20:29, murongo wa 20 havuze ngo iki? Mu gitondo Yakobo abona ari Leya, abaza Labani ati wangize ibiki? Rasheli si we natendeye, niki gitumye undiganya utyo? Wangize ibiki? Rasheli si we natendeye, niki cyatumye undiganya utyo? Atangiye kuriganywa. Uyu Labani yari nyirarume wa Yakobo. Aramubwira ati ngaho nzagushyingira ariko zana inkwano, nkorera imyaka 7. Yari yabengutse umukobwa witwaga Rasheli. Yakobo agiye kumushyingira, mushyingira witwa Leya. Kandi amaze gukora imyaka 7, yaratanze ibiguzi, atanga ubuzima bw'imyaka 7 akora. Baramuriganya, bamuriganya imyaka 7, gukora umuntu akakuriganya umushahara, akakuriganya ibiguzi wakoreye. Byari bibabaje. Niki cyatumye undiganya utyo? Urabona yibagiye ko nawe yariganije mwene nyina. Hunga icyaha kigira ingaruka. Yakobo yagiye abaho mu buzima bumugoye, mu muvunnye. Kubera iki? Kandi yari umwuzukuru wa Aburahamu, ariko yari yarariganije. Icyaha kigira ingaruka mwene data. Hunga icyaha, hunga urupfu. Icyaha kizana urupfu. Dawidi aravuga ngo nukuri amahirwe arahana aturuka mu kubaha Imana. Ukeneye amahirwe, ukeneye kurama, ukeneye kwaguka. Dawidi aravuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo mbwire abantu imirimo y'Imana. Iyo umuntu yubaha Imana ararama, iyo umuntu yubaha Imana ararama, iyo umuntu ari umunyamumaro ararama. Imana irinda icyo umaze, ntabwo irinda icyo uri cyo. Ndagira ngo uyu munsi wisubireho. Hunga icyaha kigira ingaruka. Yakobo ariganya Esawu. Yakobo nawe ariganywa, atendera, akorera umugeni imyaka 14,
ariho akorera Labani kugira ngo azabone umudamu yifuza, kugira ngo azashyingirwe umugeni akeneye. Kari akarengane. Ariko nukubera iki? Ni ingaruka z'icyaha. Icyaha kigira ingaruka. Nje kukubwira ngo uhunga icyaha mwene data. Sinzi aho ugeze, ariko Imana dusenga ishobora byose, Imana twizeye ishobora byose. Numara gukizwa, iyaguhaye agakiza, iyagukuye mu byaha, iyagukuye hahandi mu kabari, iyagukuye hahandi mu businzi, iyagukuye mu busambanyi, iyagukuye muri bwa buzima wari urimo. Imana ibwira Yerobowamu, ibwira umugore ngo genda ubwire umugabo wawe ngo namukuye muri rubanda ndamwogeza, mugabanyiriza ku bwami, mukuye mu nzu ya Dawidi. Tekereza aho Imana yagukuye, tekereza ibyo Imana yagukoreye, tekereza aho ugeze. Ariko na n'ubu ntabwo urahinda umushitsi, ntabwo uragira ubwoba. Iki ni igihe cyo gukorera Imana, tukayihamya, tukanga icyaha. Hunga icyaha kigira ingaruka mwene data. Ndashaka kugira ngo ngusengere muri iki gitondo. Ndashaka kugira ngo ngusengere Imana iguhe imbaraga, ikuzuze Mwuka Wera, iguhe kwitandukanya, iguhe kwitandukanya n'ab'iki gihe. Imana itugirire neza, iguhe kwitandukanya, iguhe guhunga icyaha. Imana igushoboze, Imana igushoboze. Ndagira ngo ngusengere Imana. Umaze igihe mu bibazo, umaze igihe urwaye, umaze igihe unaniwe, umaze igihe wumva ufite ibibazo bikuzitiye, urumva nta cyerekezo. Imana dusenga itanga icyerekezo. Ndagira ngo usengere Imana. Mana Data wa twese, iri ni ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsengeye ubwoko bwawe. Hari uyu muntu wananiwe arakizwa ariko yarangiza kumva kubeshya, ndamusengeye. Hari umuntu uhora usubira inyuma buri munsi, arumva yafata ibyemezo ariko mu gitondo bikanga, bwakwira bikanga. Umuha imbaraga, umutsindishirize, kuko dutsindishirizwa nawe Kristo duha imbaraga. Muhe guhunga, muhe gutinya icyaha, muhe guhunga mu izina rya Yesu. Uri Kristo wanesheje Golgotha ku musaraba. Wongerera abantu bawe imbaraga, ubahe gutinya icyaha, ubahe imbaraga za Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera niwe utunihira iminiho, Mwuka Wera niwe udushoboza, Mwuka Wera niwe udushoboza. Katika jina la Yesu Kristo, Umuriro w'Imana umanuke, utwike ibikongore, ibyaha n'ibisa nabyo. Mwuka w'Imana amanuke mu bantu, bongere berekwe, bongere bavuga ubutumwa, bongere bahanure, bongere barote, bongere buzure Umwuka Wera, bongere bagira imirimo myiza. Katika jina la Yesu abantu bongere bubaha Imana. Tubasabiye agakiza, tubasabiye ubugingo, tubasabiye kubana nawe. Mwuka Wera akaboneka ku bantu. Urakoze Yesu. Kiza abarwayi, ndabasenge muri iki gitondo. Indwara zinyuranye kandi imibiri y'abantu, kandi imibiri y'abantu, indwara z'amayobera, indwara z'imyuka mibi, indwara zizanwa n'imyuka mibi, imbaraga z'umwijima turazirukanye. Urakoze Mana, cyubahiro n'ikibi cyawe. Hesheje umugisha abantu bawe, hesheje umugisha abadukurikiye, hesheje umugisha abafite amakwe, abo bazinze, abazinzwe bazingure, abafite indwara z'amayobera, abarushye n'abaremerewe, abantu bawe baha amahoro, ni wowe uyatanga. Urakoze, urakoze Kristo wanesheje. Cyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu, amen.